iby'Imana birangwa n'urukundo, ineza n'imbabazi. Twiyambure ibitari iby'Imana, twambara umwenda wera. Iby'Imana birangwa n'urukundo, ineza n'imbabazi. Umva ibyo ngusaba, n'umwuka ubwenge no guhishurirwa, dusheho kukumenya. Umva ibyo ngusaba, n'umwuka ubwenge no guhishurirwa, dusheho kukumenya. Nitukira abacu ngo twiyobore mu byo dukora bitadukwiriye. Twahamagariwe gukora umurimo wadutumye hakiri kare. Nitukira abacu ngo twiyobore mu byo dukora bitadukwiriye. Twahamagariwe gukora umurimo wadutumye hakiri kare. Umva ibyo ngusaba, n'umwuka ubwenge no guhishurirwa, dusheho kukumenya. Umva ibyo ngusaba, n'umwuka ubwenge no guhishurirwa, dusheho kukumenya. Umva ibyo ngusaba, n'umwuka ubwenge no guhishurirwa, dusheho kukumenya. Tubahaye ikaze ku itorero rya Harvest, itorero ryanjye n'umuryango wanjye, itorero ryawe n'umuryango wawe. Uyu munsi tuje kuganira ijambo ry'Imana, aho dufite iminsi 40 y'amasengesho, aho twifashisha igitabo kivuga ku buzima bufite intego, aho twibaza ku kibazo kivuga ngo mbese iyi si nyibereyeho iki? Ntabwo ndiho kuko ari impanuka cyangwa kuko byatunguye Imana, ahubwo ndiho kuko Imana yabishatse. Rero uyu ni umunsi wa 33, aho turi mu rugendo rw'amasengesho y'iminsi 40. Turaza kwifashisha ijambo ry'Imana riboneka muri Mariko ibice 10 umurongo wa 43. Aragira hati: ariko muri mwe siko biri, ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe ajye aba umugaragu wanyu. N'ubundi turifashisha ijambo ry'Imana riboneka muri Matayo ibice 7, Matayo ibice 7 umurongo wa 16. Matayo ibice 7 umurongo wa 16 aragira hati: muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini
ku gitovu. Oya, uyu munsi tugiye kurebera hamwe imikorere y'abagaragu nyakuri. Ushaka kuba mukuru mu bwami bw'Imana agomba kuba umugaragu w'abandi. Hano muri iyi si rimwe na rimwe hari igihe twishuka ko turimo gukorera Imana, ariko ugasanga imikorere yacu, ibyo dukora ntabwo bisoza inshingano y'icyo Imana yaturemeye. Ariko niba turiho kuko Imana yabigambiriye, ni byiza ko dukora imirimo ihesha Imana icyubahiro. Nk'uko tubibona mu ijambo ry'Imana ritubwira ko ushaka kuba ukomeye agomba kuba umugaragu w'abandi. Imana niyo yabanje kuduha urugero rwiza ibinyujije mu mwana wayo ikunda ari we Yesu Kristo. Aba umugaragu ku bwacu, yemera kutwitangira, akora imirimo itandukanye kugira ngo tuzarage ubugingo buhoraho. Natwe rero biradukwiriye ko tugera ikirenge mu cye kugira ngo tube abagaragu beza bashimwa n'Imana mu gihe turi hano mu isi. Ni byiza ko dufasha bagenzi bacu mu mibereho yabo ya buri munsi, cyangwa igihe turi kumwe n'abavandimwe cyangwa turi mu nzu y'Imana, tugaharanira kugira ngo dukore icyatuma Imana ihabwa icyubahiro, aho kugira ngo dukore kugira ngo tunezeze abantu, ahubwo tugakora kugira ngo Imana yo inezererwe, kuko umugambi w'Imana kuri twe icyo yaturemeye ni ukugira ngo tuyiheshe icyubahiro. Ariko kwihesha icyubahiro kwacu ni uko duharanira gufasha bagenzi bacu. Muri iyi si rimwe na rimwe abantu bibwira ko kugira ngo ube umuntu ukomeye ari uko ugomba kuba ufite abagaragu. Ariko twe kuko hano muri iyi si atariho iwacu ari mu ijuru, duharanira kugira ngo imirimo dukora duharanire gukora tuba abagaragu b'abandi, kugira ngo tuzaragwe ubugingo buhoraho, kugira ngo ibyo dukora byose bibe byo kuzatuma twinjira mu bwami bw'Imana. Nawe ndakwifuriza rero kugira ngo ube umugaragu mwiza ushimwa n'Imana, nk'uko twabibonye mu ijambo ry'Imana muri Mariko ibice 10 umurongo wa 43 hagira ati, ariko muri mwe siko biri, ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe ajye aba umugaragu wanyu. Rero dukwiriye kuba abagaragu ba bagenzi bacu, tukabafasha igihe umuntu yarwaye, cyangwa se igihe yagize intege nkeya, cyangwa hari uguye mu rwobo, tugaharanira kugira ngo dushobore kuba twarumukuramo, ndetse tugakora n'uturimo dutoya kugira ngo turusheho guhesha Imana icyubahiro, kabone n'ubwo bagenzi bacu baba batabibona, ariko Imana yo iba ibibona. N'ubundi twifashishije ijambo ry'Imana riboneka muri Matayo ibice 7 umurongo wa 17, haravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Oya, ibyo ntabwo byashoboka. Niba koko uri umukozi w'Imana cyangwa se ukorera Imana uri umugaragu mwiza, ijambo ry'Imana ritubwiye ko bazakumenyera ku mbuto wera. Ntabwo bamenya ko ukora imirimo myiza cyangwa uhesha Imana icyubahiro ari uko wateranye ku cyumweru cyangwa mu yandi materaniro yo mu mibyizi, ahubwo ijambo ry'Imana ritubwira yuko imirimo yawe igaragarira igihe ufasha abandi. Rero turaza gusoza ijambo ry'Imana, n'ubundi twifashisha iki gitabo Ubuzima Bufite Intego, aho kitubwira ngo mbese iyi si nyibereyemo iki. Kuri uyu munsi wa 33 hari ijambo ritubwira ngo gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye, icyo waba ubereye hano kuri iyi si cyangwa ngewe icyo naba nyibereyeho. Ntabwo mbereye muri iyi si kugira ngo mbangamire bagenzi banjye, ahubwo ndi muri iyi si kugira ngo mbere bagenzi banjye umugisha, nk'uko Imana mu mibereho yayo
igerageza mu byo ikora byose kugira ngo ngire ubuzima bwiza kandi nzabone ubugingo buhoraho. Ingingo yo kuzirikana: nkorera Imana iyo nkorera abandi. Umurongo wo gufata mu mutwe: uzanywesha umwe muri aba bato ugacuma k'amazi akonje gusa, kuko ari umwigishwa wanjye. Ndababwira ukuri yuko atazabura ingororano ye. Matayo ibice 10:24. Ikibazo cyo gutekerezaho: ni ikihe muri biriya bitandatu biranga umugaragu nyakuri kingora? Dusubiremo: ni ikihe muri biriya bitandatu biranga umugaragu nyakuri bingora? Murakunzwe, Imana ibaha umugisha, kandi turabifuriza namwe ko aho muri hose mugomeza kuba abagaragu nyakuri bashimwa n'Imana. Imana ibaha umugisha.